Twongeye kubashimira abakunzi ba Bwenge Media. Abakoze subscribe rero turabashimira muri ab'agaciro. Niba utarakora subscribe kanda kuri subscribe kugira ngo dutere inkunga kandi ibiganiro byacu bijye bigera mu bantu. Dukomeje rero igisata cyacu cy'imigani miremire ya kera mwakunze. Tugiye kubagezaho umugani wa Let's George go. Baneti igice cya mbere. Kera hariho umwana w'ikizeze akitwa George Baneti. Umunsi umwe nyina amwohereza kumugurira inshinge ku isoko. Umwana aragenda, amaze kuzigura agaruka azipfumbase mu gipfunsi. Ageze mu nzira abona inyoni yafashwe n'umushibuka iruhande rw'ikirundo cy'ibyatsi byumye. Ariyamira ati yoo! Mbega inyoni nziza! Kereka nyifashe. Agira za nshinge azishinga muri bya byatsi, yanga ko zimubuza gukoresha amaboko yombi. Amaze gufata ya nyoni, agaruka gushaka inshinge muri bya byatsi, atazibuze ga! Arashaka. Aho mugabo abona rumwe, izindi arazibura. Bigeze aho nk'aho yagatashye, aribwira ati mama ndamuzi arantonganya ndetse arankubita. Reka nshire ubute nzishake sinamukira. Dore rero nawe ngo yungutse inama. Ashinga ku byatsi abiha inkongi, ngo aze kuzishakira inshinge mu ivu. Mbese ubwo yari kuzibona? Erega ntiyari ikizeze, yari akabije. Nuko amaze guheba, ataha yifashe mapfubyi. Nyina yumvise uko byagenze ararakara, niko kumubwira ati wacyo ntazi we, imifungo ibiri y'inshinge niyo wagombye gushinga mu kirundo cy'ibyatsi, wabaye wazitungaga ku kuboko kw'ishati. Puh! Dore enda jya kuntyariza iyi suka cyangwa nayo uyite. Joriji isuka arayibatura, agenda yishimye kuko nyina atamukubise. Aho muzi uko yabigenje bamaze kumutyariza? Umusa w'isuka yawushinze mu kuboko kw'ishati, irashishimuka. Nyina amukubise amaso n'ishati yacitse, aterehereje ati wanjiji we, urabona ngo urapfumura umwambaro wawe, wabaye watwaraga iyo suka ku rutugu. Cyono jya gucyura ingurube iri hepfo hariya mu njumbure. Joriji agenda ubwo, abonye ingurube yibuka ibitutsi bya nyina, niko kuyiterura ku rutugu. Ya ngurube igira ugutwi kwa George Baneti irakubura. Noneho nyina amubonye induru ayivaho ati yoo bobobobobo, wa gipfu we, ingurube yarinze kuguca ugutwi ureba iki? Wabaye wazaga uyikurura inyuma yawe, ntacyo uzimarira. Noneho ndahebye, cyono jya kwa Veronika gutira inkono yo guteka inyama. George Baneti yiruka ubwo no kwa Veronika mu Gacyamo. Amaze gushyikira inkono, ashumika umugozi ku mukondo, agenda ayikurura inyuma ye. Hogi 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 hogi, igikono nacyo kiramuhima, kigenda cyenda kumuca ibitsi inzira yose. Ageze mu irembo, nyina amukubise amaso ati shyu! Joriji we, nibakureke, uri inka mu zindi, nanjye ngo uri inka, ashwi, nayo ntuyigejejeho. Nkuyeyo amaso, sinzasubira kukwakura, ejo ntaziruka ku gasozi kubera wowe. Nyamara nta mubyeyi ucika ku mwana we. Baca umugani ngo ubyaye ishyano araryonsa. Bwagiye kwira, nyina aramubwira ati mwana wanjye ni wowe mfite wenyine, ni wowe nkunda, ntukakababazwe n'uko ngutuka. Mba ngira ngo uce akenge nk'abandi bana. None dore ngiye kugura umunyu n'urusenda byo gushyira mu nyama kugira ngo zize kuryoha, usigare uncaniye ndatebuka. Nubona inkono igiye gukama ntaraza,
wongere utuzi dukeya mu nkono. Uramenye ntushyiremo menshi ataza kubishya umufu. Nyina amaze kugenda Joriji asigara ku nkono, ahutagira umuriro, acucagira amazi make muri ya nkono. Bigeze aho agira inyota, nuko ajya kunywa divayi mu idebe. Idebe rya divayi ryari riteretse ku gisanduku hamwe n'andi. Rifungurirwa mu ndiba uruhande rumwe. Amaze gufungura ngo anywe yumva umurangu uratungutse. Ahaguruka bwangu yibagirwa gusiga afunze rya debe. Ajya gucurira amazi mabisi muri za nyama. Agarutse yumva divayi asanga yashiriye hasi. Atera hejuru ati ye baba we, noneho mama aranyica. Aratekereza ati ibyiza ni ukubihisha. Nuko akurebera ku mufuka w'ifu ayimangiriza mu kiziba cya divayi. Inkoko yarariraga imwikanze irakokoza. Vaneta yumvise ayibwirana umujinya ati ceceka wa ndondogozi we, uramenye utaza kubibwira mama. Abaye akibivuga ayitera bigezo umujugujugu w'umuhoro ayigesa akajosi. Iracuranguka. Abonye ayishe arataka ati ye baba we, noneho amagi azararirwa nande? Reka njye kuyararira mu kigwi cya ya nkoko. Nuko Baneti ajya kubunda hejuru ya ya magi. Nyina arashyira araza ati Joriji, Joriji, Joriji. Ati ndi hano mbundikiriye ya magi kuko nishe ya nkoko. Nyina ati wishe ya nkoko wayihoye iki? Joriji ati yashakaga kundega kuko nangije ifu. Nyina ati wangije ifu ute? Joriji ati nayisutse mu kiziba cya divayi nari maze kumena. Nyina ati wamenye ya divayi yose yari mu idebe? Mbega igihu cya nyantango! Mana y'ijuru, noneho tugiye kuzamera dute? Dusigaye iheru heru, dusigaranye amaso yo kurira gusa. Dupfuye rubi, rumwe rw'imbwa zitungwa no kugondoza rubanda no kuyoboza amacuti. Nuko Nyamugore asohoka arira ahetse amaboko. Joriji Baneti amwoma mu nyuma, bwari bumaze guhumana. Umuntu yajya kurora undi akabanza gushishoza. Joriji Baneti igice cya kabiri. Wa mubyeyi abonye ko umuhungu we amukurikiye aramukomera ati uragwa he Joriji we? Pfa gusiga ufite urugi wacyo ntaziwe. Nuko Baneti arakimbirana n'imuhira, agera rwa rugi arushikuza ku muryango, aruterera ku mutwe, akurikira nyina. Undi asubije amaso inyuma abona Baneti n'urugi ku mutwe. Arumirwa ati iri shyano ndarikika nte? Ati wakizeze we, ninde ukubwiye gushikuzaho urugi? Joriji ati none se si wowe umbwiye ngo ndushike? Nyina ati sinari nkubwiye ko urukururiraho gusa kugira ngo nibura dusige twegetseho ku muryango? Joriji ati nuko rero numvise nabi, none se mbigire nte? Nyina ati shyuu, ni ishyano rimwe ribi ritagira gihanura. Nuko Joriji na nyina barakomeza baragenda. Hashize umwanya bumva amajwi y'abantu imbere yabo. Nyamugore ubwoba buramutaha, nuko abwira umuhungu we ati turashize, reka twurire igiti, abo wumva ni abajura ba nijoro. Hashize umwanya Joriji abwira nyina ati mawe ndakubwe, ndumva nshaka kandi sinshobora kwihangana. Nyina ati komeze wakirogewe batatwica. Joriji ati sinabishobora kandi sinagerageje kwihangana kera gake. Uruhago rurenda guturika, birabe uko byakabaye. Agize ngo ararekura inkari zose ziboneza mu nkono y'ibisambo. Naho bya bindi biti egoko, ngaho rero imvura yagwa. Irahise da, ubanza yari intonyanga. Ntacyo bitwaye ariko, ikivuye mu ijuru kikagwa mu nkono kiba ari cyiza.
Ibisambo ntibyabyitaho, byikomereza kubara amafaranga. Ni nacyo cyari kibibabaje ngo hatagira ikizimba ibindi mu mibare. Joriji amaze akanya yongera kongorera nyina ati ntabwo, urugi rurandemereye. Ibinya bimaze kuza mu mitsi, ndumva rwenda kuncika. Nyina aramutwama ati rukomeze wa kivume we, batatugirira nabi. Urugi ruramanuka hejuru no hagati ya bya bisambo ngo pi! Umutima ubihubukamo bikwirwa imishwaro, byiruka amasigamana, kibuno mpamaguru, kibuno mpamaguru. Bigenda bitarora inyuma, bimwe biti twakurikiwe, ibindi biti ijuru riratugwiriye. Joriji na nyina babonye byirutse bamanuka ubwo, batangira kuyoragura bya bifaranga, buzuza imifuka, ibindi babitonda ku rugi, bafatanya kurwikorera basubira imuhira bishimye.